igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri. Reka dusenga Imana. Mana data twese udukunda, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe udahwema kutugaragariza. Tugushimiye rwa rukundo watugaragarizaga ubwo watangaga umwana Yesu Kristo akaza mu isi akabambwa ku musaraba kugira ngo aducungure. Kandi mwami mwiza, tugushimiye n'uyu mwanya uduhe kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe na bene data barikurikiye. Duhaye umugisha mu ijambo ryawe, utwungure kandi utwubake, tukubonere ibyiza byose biguturukaho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Yesu ashimwe. Bene data nshuti muteze amatwi ijambo ry'Imana, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro y'Imana bibane namwe. Ni Nteziyamuremye nshuti Jean Damascene, pastori wa paruwasi ya Gaseke, nkaba n'umuyobozi wa district ya Rutare. Ndashima Imana cyane kubw'umugambi wayo mwiza wo gucungura umwana w'umuntu, imucungurishije amaraso y'umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Kandi ndashima Imana cyane ko mubo yacunguje ayo maraso y'igiciro cyinshi nanjye ndimo. Kandi ndashimira ubuyobozi bw'itorero ryacu rya EAR Diocese ya Byumba, by'umwihariko umwepiskopi wa EAR Diocese yacu watwemereye akadutegurira uburyo bwo gusangira ijambo ry'Imana muri ibi bihe abantu barikurikirana bari mu ngo batari mu nsengero kubwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Imana imuha umugisha. Kandi ndagushimiye nawe wafashe uyu mwanya wo gukurikirana ijambo ry'Imana ritambukira kuri uru rubuga. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10, dusangamo inkuru y'umusamariyakazi wahuriye na Yesu ku iriba agiye kuvoma, hanyuma agira umugisha wo kuganira nawe mu buryo butangaje kandi mu buryo butari busanzwe, kuko abayuda n'abasamariya banenaga. Nyuma y'ikiganiro kirekire bagiranye, umutegarugori yagize guhishurirwa uwo bavuganye nawe ko ari Kristo Yesu, kubera amagambo menshi yagiye baganira. Hanyuma aza gusobanukirwa ko baganiraga nawe ari Yesu Kristo. Mu ijambo rya nyuma Yesu yamubwiye, aramubwira ati igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 uhereye umurongo wa 23. Hanyuma hamwe n'amagambo n'ijambo umwepiskopi wacu wa EAR Diocese ya Byumba yatugezaho ku munsi wa 3 wo gutangira iminsi yo kwiriza ubusa. Mu ijambo yatubwiye ko kimwe mu by'ingenzi bigaragaza iki gihe cyo kwiyiriza ubusa ko hagomba kubaho gusenga no kwihana. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego igira iti gusenga. Gusenga guhindura, gusenga kuzana impinduka, gusenga ubudasiba, gusenga abantu biyiriza ubusa, ariko gusenga kuzana impinduka, gusenga kugira uko ibyo guhindura. Rero aho tugiye kuganira kuri iryo jambo rivuga ku gusenga, aho turi burebere hamwe gusenga icyo ari cyo, umumaro wo gusenga, n'ingero zimwe na zimwe z'abantu b'Imana batumye habaho impinduka nziza kubwo gusenga. Rero gusenga ni ukuganira n'Imana ukagirana ubusabane nayo. Gusenga ni uguha umwanya wawe, ni uguha Imana umwanya wawe,
ukaganira nayo nta bindi utekereza cyangwa se ibindi bikurangaza. Nk'uko mubizi bene data, Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo, ubundi ikavuganira natwe mu kanwa k'abahanuzi cyangwa se mu kanwa k'abavugabutumwa bwiza, ubundi Imana ikavuganira n'abantu bayo mu iyerekwa rya nijoro cyangwa se no mu nzozi no mu bundi buryo butandukanye. Ariko twebweho tuyibwira ibyacu binyuze mu gusenga, ubundi tukayibwira ibyacu binyuze mu kuririmba. Gusenga no kuririmba nibwo buryo, niyo nzira abantu b'Imana tunyuzamo tubwira Imana ibyacu. Gusenga rero ni imwe mu ntwaro umukristo arwanisha mu rugamba ahanganye na Satani. Ni intwaro umukristo akoresha mu rugamba ahanganye na Satani. Hanyuma gusenga ni imbaraga ikomeye ituma ukuboko kw'Imana kugira icyo kudukorera, nk'uko tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya cye cya 29 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14, aho avuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo ni amahoro, ngo si ibibi, ngo kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Hanyuma hagakomeza ngo kandi muzanyambaza, ngo muzagenda munsenga, ngo nanjye nzabumvira, ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Umurongo wa 10 ngo nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga. Yesu ashimwe. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Bene data nshuti zanjye, gusenga niko guhumeka k'umukristo. Gusenga niko kumenyekanisha umuntu ko, niko kumenyesha ijuru ko umuntu ariho, ari muzima, ahumeka. Mu yandi magambo, umukristo udasenga mu maso y'Imana aba agaragara nk'udahumeka, kandi umuntu udahumeka burya ahindura inyito, aba atakitwa umuntu, ahubwo Bibiliya mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 1 haravuga ngo nzi imirimo yawe, ngo nzi yuko ufite izina ry'uko uriho gusa. Nzi imirimo yawe, nzi ko ufite izina ry'uko uriho gusa. Mu muco nyarwanda tukavuga ngo aba yarapfuye ahagaze. Nshuti zanjye, gusenga ni ingenzi, gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Rero umuntu ukunda gusenga no kwiyiriza ubusa burya ngo aba ari umutambyi. Tugeze ku mumaro wo gusenga. Umuntu ukunda gusenga no kwiyiriza ubusa burya nawe aba ari umutambyi. Kandi haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya tubona ibyerekeye abatambyi ndetse n'ibyo bagombaga gukora, birimo gutura amaturo, birimo gutamba ibitambo by'ibyaha, birimo gutamba ibitambo by'amashimwe, kuba kw'abantu bari amahoro. Akaba umutambyi yagombaga kuba ari umuhuza w'abantu n'Imana. Umutambyi akaba umuhesha w'umugisha, ariko kandi tubona ko yagombaga kwitambira ibyaha bye nk'uko abitambira n'abandi. Tubibona mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 5 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 10, ndetse n'ahantu henshi hatandukanye tubona mu isezerano rya kera. Bibiliya igakomeza itubwira ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi, ngo iyo asenganye umwete. Mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Gusenga rero gukingura ijuru, bityo ibisubizo bikaboneka. Pawulo na Sila niko byagenze mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 25-26, ngo nuko mu gicuku ngo barasenga, ngo baririmbira Imana, ngo ako kanya ngo inzugi ziherako zirakinguka. Yesu ashimwe cyane. Gusenga ku giti cyanjye nkubonamo agaciro Imana iha abayisenga, nkibonamo agaciro Imana iha abanyamasengesho, agaciro benshi batajya bitaho
yewe nabo ubwabo. ariko nabonye agaciro Imana iha abayisenga, abonye agaciro Imana iha umuntu uyisenga, iyo abantu bayo basenze mu kuri no mu mwuka, amasengesho arimo guca bugufi, amasengesho arimo kwihana, amasengesho arimo kwizera, ngo ibyo bakinginga Imana. Bene ayo masengesho atuma Imana ihindura ibyemezo, bene ayo masengesho atuma Imana ihindura imigambi yayo ku bantu bayo. Niko tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 18 uhereye ku murongo wa mbere, tubona Yesu ngo acira abigishwa b'umugani, ngo abacira uyu mugani, ngo agira ngo abigishe uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Abacira uyu mugani agira ngo abigishe uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arabwira ngo hari umugani w'umupfakazi wahoraga ngo ajya ku mucamanza, amusaba kumurenganura, ngo ariko ngo uwo mucamanza ntamwiteho. Umurongo wa 4 ngo amara iminsi ngo atemera, amara iminsi atemera, amara iminsi byanga. Nshuti mwene data wowe ukurikiranye iri jambo, ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe byanga, ugakora bikanga, ugahinga bikanga, ugacuruza bikanga, ukorora bikanga, ukiga bikanga. Ngo uwo mupfakazi ngo abana iminsi ajya kureba uwo mucamanza, ngo ariko amara iminsi bitemera, amara iminsi byanga. Ariko kubera gutisiza Imana, kubera kutarambirwa, kubera gusenga yiyiriza, kubera kutarambirwa, igihe kiragera biremera. Imana ishimwe cyane. Umucamanza aravuga ati nubwo nubaha Imana kandi sinite no ku bantu bayo, uyu mupfakazi ndamurengera kugira ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Yesu arababwira ati ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Arakomeza ngo mbese ngo yazirangarana? Asoza avuga ngo ndababwira ukuri yuko izazirengera vuba. Nshuti mwene data ukurikiranye iri jambo, ndagira ngo ngutangarize ko udakwiye gucika intege, udakwiye kurambirwa, ahubwo mu kwihangana no gukomeza gutitiriza Imana no kwiyiriza ubusa, Imana yumva amasengesho yacu kandi igakora. Niko tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 38 uhereye ku murongo wa mbere, igice cya 38 uhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo Hezekiya ngo ararwara, ngo araremba, na ndetse yenda gupfa. Imana imutumaho umuhanuzi Yesaya, aramubwira ati genda umbwirire Hezekiya, umubwire uti tegeka ibyawe, kuko kubaho ntabwo uzabaho. Tegeka ibyawe, urage iby'inzu yawe, kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Yo mbega inkuru y'incamugongo! Iyo nkuru y'incamugongo yagombaga gutuma Hezekiya apfa n'igihe cye kitaragera. Hanyuma ndagira ngo yagombaga guhita ituma Hezekiya apfa igihe cye kitaragera kubera ubwoba. Ariko tubona Hezekiya ko yari umuntu w'Imana. Hezekiya yari umunyamasengesho ndetse usenga mu kuri no mu mwuka. Ntabwo bayigeze agira cyangwa se ngo acike intege, ahubwo ngo aterure isengesho. Aravuga ati Uwiteka we, uyu munsi wibuka yuko nagenderaga mu by'ukuri, ngakora n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Hanyuma Hezekiya ngo yibutse Imana. Haleluya! Iyavuze ngo raga ibyawe, iyavuze ngo tegeka iby'inzu yawe, kuko utazakira. Ibwira Yesaya iti subirayo ugenda umbwirire Hezekiya, umumbwirire uti numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, none gupfa ntugipfuye, ahubwo ku gihe cyo kubaho kwawe nongereyeho indi myaka 15. Yesu ashimwe cyane. Gusenga k'umukiranutsi, gusenga k'umuntu wizeye, gusenga k'umuntu wirije ubusa, aciye bugufi, asengera mu kuri no mu mwuka kandi yizeye kurakiza.
gusenga k'umukiranutsi kongera umuntu igihe cyo kubaho, gutuma Imana yigarura. Yesu ashimwe cyane. Niko nabibonye mu gitabo cy'umuhanuzi Yona, ubwo Yona yatumwaga i Nineve kugira ngo ajye kuburira abantu baho. Imana imaze kubona abantu b'i Nineve bakabije gukora ibyaha, ngo nuko Imana irababara cyane, hanyuma mu mbabazi zayo ituma Yona ngo ajye kubaburira mu buryo buziguye no mu buryo bugoye. Yona yabanje kubyanga, ariko kubera ko Imana yari yategetse, byanga bikunze Yona yagombaga kujyayo. Amaze kubagezaho ubutumwa bwayo, amaze kubagezaho ubutumwa Imana yari ibatumyeho, ngo hasigaye iminsi 40 i Nineve hakarimbuka. Ngo maze abaho bemera Imana, bemamaza itegeko ryayo, bemamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, bose bakambara ibigunira, ngo uhereye ku mutware, uhereye ku mwami, ngo ndetse n'abatware n'abaturage bose, abakomeye n'aboroheje, abakuru n'abato, ngo bareka. Hanyuma ngo bisiga ivu, bicara mu mukungugu, batakambira Imana bakomeje. Hanyuma bahindukirira Imana, bareka inzira zabo mbi n'urugomo. Umurongo wa 10 muri icyo gice haravuga ngo Imana ibonye imirimo yabo. Haleluya. Ngo Imana ibonye imirimo yabo, ibonye nuko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, hanyuma hakaba ngo irigarura, ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Imana ishimwe cyane. Negera gusoza, mwene data, nshuti yanjye, hamwe no kwizera, gusenga kurarema. Yesu ashimwe. Gusenga kurarema, gusenga gutanga ubuzima, gusenga kurazura ibyari byarapfuye bikongera bikabaho. Ndagira ngo nkutangarize ngo gusenga gushyiraho kandi kugakuraho. Mwene data, nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo gusenga kurakiza. Gusenga gusenya ibihome bya Satani. Kubwo gusenga abadayimoni barahunga. Yesu ashimwe cyane. Niko mbibona. Umuhungu wari urwaye igicuri, Yesu abwira abigishwa be, arababwira ati bene data, uwo mudayimoni ntavanwamo n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Niko tuba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko cya 9 murongo wa 14 kugeza kwa 29. Kandi ndagira ngo mubwire ngo hamwe no gusenga no kwizera, abadayimoni barahunga. Hanyuma abana b'Imana, abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana tugasubizwa. Murabizi Hana yari amerewe ate? Abazi ibya Hana yari amerewe nabi kugera ubwo yitwa umusinzi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli ice cya mbere umurongo wa 19 kugeza kwa 20, kubwo gusenga no guca bugufi no kwiyiriza ubusa kwa Hana, bituma Hana asubizwa, nawe ahabwa urubyaro, abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli kuko yari yaramusabye Uwiteka. Bene data, nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo gusenga, guca bugufi, kwiyiriza ubusa no kwizera bituma amasengesho aragabura. Yesu ashimwe. Amasengesho aragabura. None se Eliya ku ruhande rw'akagezi Kereti byagenze bite? Ntiyanywaga amazi y'ako kagezi kandi akagaburirwa n'ibikona? Tubibona mu gitabo cya mbere cy'Abami cya 17 ku murongo wa 1 ukageza ku wa 5. Amasengesho atuma Imana iduhishurira ibihishwe byayo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo bayizera, cyangwa se abagaragu bayo bayiringira. Amasengesho araruhura, amasengesho atuma umuntu arindwa, amasengesho atuma Imana iduha umurongo ngenderwaho. Ngo nuko Ezira atumira Abalewi ngo abategeka kwiyiriza ubusa, ngo bayoboze Imana inzira. Niko tubona mu gitabo cya Ezira ice cya 8 murongo wa 21 n'uwa 23.
gusenga no kwiyiriza ubusa bitwinjiza mu zindi mbaraga z'ikirenga no kuzigamira imbaraga mu bindi bihe bikomeye biba biri imbere. Ibi mbabwiye bene data ni agace gatoya, ariko Bibiliya irimo n'izindi ngero nyinshi z'abantu Imana yagiye ihindurira amateka kubera gusenga no kwiyiriza ubusa. Nshuti mwene data, ndagira ngo ibi wumvise bitume wongera gukunda gusenga no kwiyiriza ubusa, hanyuma wongera ibihe byo gusenga, kandi iki gihe cy'iminsi 40 yo kwiyiriza ubusa ntikizakubera imfabusa, ahubwo uzaronkeremo izindi mbaraga zigufasha kwiyiriza ubusa, izindi mbaraga zigufasha mu kwiyiriza ubusa no muri ibi bihe turimo ndetse no mu bihe bizaza. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom shalom. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe uduhaye gusangira na bene data, rivuga ku mbaraga, umumaro n'umugisha tuvana mu kwiyiriza ubusa no gusenga. Muri iki gihe turimo cyo kwiyiriza ubusa, Mana, fasha abantu bawe bari imbere yawe bicishije bugufi bagusenga, biyirije ubusa, bakwizeye, bakwiringiye, ubabere igisubizo ku bibazo byabo n'ibyifuzo byabo. Kandi Mana, ukomeze kurinda ubugingo bwacu kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari bwo buzakubona. Urakoze kuko wumvise gusenga kwacu, kandi amahoro Imana itanga umuntu wese yakwibwira ajya arinda imitima yanyu n'ubwenge bwanyu bwose, kugira ngo murusheho kumenya Imana no gukunda umwana Yesu Kristo umwami wacu. Kandi umugisha w'Imana Data wa twese, Umwana, Umwuka Wera abane namwe muri ibi bihe bya COVID-19, abane namwe muri iyi minsi yo kwiyiriza ubusa, twibuka ibyo Yesu Kristo yadukoreye ubwo yazaga kuducungura. Ayo mahoro n'umugisha wawe ku gihugu cyacu, abe ku bayobozi b'igihugu cyacu. Ayo mahoro n'umugisha utanga bibe ku itorero ryawe n'abayobozi baryo no kubayoborwa bose, uhereye none ukageza iteka ryose. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha.